iyubakwa ry'imihanda ya kaburimbo mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali ni kimwe mu byongera ubwiza bw'uyu murwa mukuru w'u Rwanda. Nubwo muri iki gihe nta munyarwanda batangazwa no kubona umuhanda w'umukara, ariko ngo siko byari bimeze nko mu myaka isaga 30 ishize. Umusaza Rwamanywa Ephraim amaze imyaka igera kuri 50 aba mu mujyi wa Kigali. Umuhanda wa kaburimbo nibuka ni umuhanda wavaga hari ka Kigali imbere ya Hotel Diplomate ukaza ukagera hari hafi ya Rompuwe haruguru hubatse ibiro by'umujyi wa Kigali ubu ngubu. Uretse ko waje gukomeza ukagera bakoze projet yo gukora iri ya Rompuwe nini hejuru ya Sainte Famille, umuhanda wongeye kwicumura amano kugera ahantu bita kuri Payage. Ndetse kugeza ubwo waje gukomerezaho uva kuri Payage ugenda ugera ni Kanombe ku kibuga cy'indege. Niwo muhanda numva nibuka natangiye kubonaho kaburimbo bwa mbere na mbere ko twari dusanzwe tutazimenyereye hano. Imihanda yose yari ibitaka. Ubwiza bw'umuhanda wa kaburimbo utandukanye ni yari isanzwe imenyereye mu Rwanda, ngo bwatangazaga batari bake bafataga umwanya wabo bakawitegereza. Cyabaga ari ikintu gitangaje ku buryo asanga n'abantu bagenda bitegereza, abandi bahagaze ku muhanda ku mugoroba uko imodoka bareba uko imodoka zitambukamo. Maratangura ngo gahunda bajyagamo nk'abana bakajyamo ahubwo bakawirukamo abanyeshuri, babona ari ikintu cy'igitangaza. Nyuma yo kubona umuhanda wa mbere wa kaburimbo mu mujyi wa Kigali, hatangiye uburyo bwo kwishyuza imodoka ziwunyuzeho, ari naho haba haravuye inyito ya Payage. Bavuze ngo Payage bivuga iki? Ntabwo bakora bivuga ku ijambo pay. Bitaga Payage uko imodoka zamanukaga n'izazamukaga zarishyuraga. Bubaka akazu mu muhanda hari hagati hirya muri ziriya feruje hagati mu muhanda. Na twese twarahagaraga twirebera uko abantu bishyura aho ngaho, kuko habaga harimo ikintu cy'umunyururu giteye kuri izo nzu kuri ako kazu bubatse hagati mu muhanda. Noneho wamara kwishyura baguhaye agapapuro kuko wishyuye, umunyururu bakawurekura ukagwa hasi, noneho imodoka ikawuca igakomeza ikagenda. Usibye ko umuhanda wa kaburimbo wari umwe, ngo n'imodoka ubwazo ntizari nyinshi, byatumaga kuzigendamo nabyo bitaba byabose. Hano Kigali 1975 niyo utangiye gukora taxi voiture, nta modoka nta moto. Hari note bishyuraga y'igihumbi itukura, we ntabwo yizi bitaga tezevu. Itukura y'igihumbi uzaye muri Benero uzasanga ihari. Yitwaga tezevu ceceka, uko itunga muri ceceka. Ntoye kuvuga. Ni nk'ibihumbi 100 by'iki gihe, iriya note y'igihumbi y'icyo gihe. Amafaranga menshi. Icupa rya bye ryagwaga 35 Primus. Nyuma y'uwo muhanda umwe rukumbi wa kaburimbo mu gihugu, hakurikiyeho iyubakwa ry'umuhanda Kigali Rusumo, kuko ariyo nzira yifashishwaga cyane mu guhahirana n'amahanga. Ibyo byajyanye kandi no kubaka ikiraro cya Rusumo ku mugezi w'Akagera ku mupaka w'u Rwanda na Tanzania. Nyuma indi mihanda ihuza u Rwanda n'amahanga nayo yarubatswe: Kigali Gatuna, Kigali Butara Kanyaru na Kigali Ruhengeri Gisenyi. Jean Damascene Manishimwe, Televiziyo y'u Rwanda, i Kigali.